aya aracyari kimwe bwaye nk'ibisanzwe. Uyu munsi twaje kuganira ku ijambo ry'Imana. Ubusanzwe twumva ko abantu bavuga ko ibyaha byose bibabarirwa, ariko ibi byose siko biri, kuko hari icyaha bivugwa ko kitababarirwa. Ese icyo cyaha cyaba ari ikihe? Ese ubundi cyaba gikorwa gute? Umuntu yakirinda ate? Reka twifashishe Bibiliya kugira ngo dusobanure neza, cyangwa se twumve icyo Bibiliya bivugaho. Kuko muri Bibiliya haba hari ibintu byinshi bisobanura ndetse bitubwira, bitugira n'inama. Mujye mukunda gusoma Bibiliya kuko birafasha. Reka twikomereze, gusa mbere yuko dukomeza, reba ko wakoze subscribe kuri Kibogaye, ubundi ukoreho ukande like, ubundi twikomereze niba bikunyuze. Reka dusome muri Matayo 12 umurongo wa 30 tugeze umurongo wa 34. Haranditse hati, uwo tutabana n'umwanzi wanjye, kandi uwo tudateranyiriza hamwe arasandaza. Nicyo gitumye mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka umwuka wera ni icyaha kitazababarirwa. Kandi umuntu wese usebya umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebya umwuka wera ntazababarirwa, naho haba mu gihe kizaza, muri iki gihe cy'ubu ndetse no mu gihe kizaza. Nimwite igiti cyiza n'imbuto zacyo muzite mbi, kuko igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Mwabana b'inciramwe, mwabasha mute kuvuga amagambo meza muri babi? Ibyuzuye umutima nibyo akanwa kavuga. Ngira ngo aha mwabyiyumviye neza ko kutuka umwuka wera cyangwa gusebya umwuka wera ari icyaha kitababarirwa. Ese icyo cyaha ubundi cyaba gikorwa gute? Cyangwa se umuntu yabatuka umwuka wera gute? Yaba musebya gute? Reka dusome mu Baheburayo igice cya 6 umurongo wa 4 kugeza 5, twumve icyo Bibiliya ikomeza kubitubwiraho. Haranditse hati, kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kubambira umwana w'Imana, bakamukoza isoni ku mugaragaro. Reka twitonde neza, twumve neza aya magambo. Baratubwira ati, umuntu wamenye, ubwo icyo bishatse kuvuga no kuvuga ati umuntu wamenye Imana akuzura mwuka wera, agahanura ndetse akavuga n'ijambo ry'Imana, akabwiriza agakiza abantu, bagakizwa bakihana, kandi nawe yaraje ijambo ry'Imana. Uwo naramuka aguye kumwegura biraruhanije, kumuhindura ngo abe mushya biragoye. Ikiruta naho umuntu yaba nta kintu azi, ari umunyabyaha, aho azihanira azababarirwa. Umunyabyaha yahinduka akaba umuntu mushya, ariko umuntu wari uzi Imana yaraguye, kumuhindura ngo agaruke abe mushya nibyo bintu bigoye. Iki nicyo bishatse kuvuga. Reka dusome no muri Yohana 15 umurongo wa 16 wa 26. Umurongo wa 26 haranditse hati, umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri Data, ari we mwuka ukuri ukomoka kuri Data, azampamya. Ubwo ni ukuvuga ati Yesu yaragiye, ariko nubwo yagiye ntiyadusize twenyine, yatwohereje umufasha. Umufasha ninde? Ni mwuka wera. Abantu batazamwumva bafite ishyano, abatazamwumvira
nabo bafite ishyano. Ibi turabihuza neza na rya jambo rivuga ati abandi bakora ibindi byaha byose bazababarirwa, ariko abatukwa Mwuka Wera ntabwo bazababarirwa. Ibi ngibi icyo bishatse kuvuga, gutuka Mwuka Wera si uko wajya ku karubanda gusa ukamutuka, ahubwo iyo abantu bari gusenga bakubwira ubutumwa bwiza ngo wihane, bari gukoreshwa na Mwuka Wera ukabapinga, ukabahinyura, nabyo bisa nko gutuka Mwuka Wera. Ndetse no kugenda uhinyura iby'Imana ikora, iby'Umwuka Wera akora. Wabona nk'umuntu yuzuye Umwuka Wera ukamuhinyura, ukavuga ati biriya si byo, ukagenda ubihimbanya, ntabwo ari byo, ntabwo ari byiza. Ikindi nanone gihura, ukutizera abahanuzi cyangwa kutizera ubutumwa bwiza, nabyo ni icyaha kimeze nko gutuka Mwuka Wera. Kuko Mwuka Wera yaje ngo adufashe gukiranuka, atwigishe, atuyobore. Iyo twanze kumwumvira rero tuba tumusuzuguye, tuba tumututse. Hano haranditse hati all other sin will be forgiven, but blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. Ibi nibyo twahoze tuvuga haruguru, ibindi byaha byose bizababarirwa, ariko icyaha cyo gutuka Mwuka Wera cyangwa guharabika Mwuka Wera cyangwa kumwandagaza ntago kizababarirwa. Inshuti yanjye rero, jya usenga Imana, wihane, bityo bizagufasha. Wirinde guhinyura abahanuzi, wirinde gusuzugura ubutumwa bwiza. Nudashaka kubwumva reka abandi babwumve, ntukabace intege. Jya ukora ibyawe witonze, ibyaha byawe ubimenye, kandi ntugacire abandi bantu imanza, bityo bizagufasha. Yari Kibeho Guy nk'ibisanzwe. Niba hari icyo wigiyemo, kora subscribe, ukore na share na like. Tuzakomeza ubutaha. Ciao ciao.